murabona tutaranyazwe mwarese tugapfukama nka Dawidi. Umvira amategeko y'Imana. Icya gatatu, bana n'abantu mu mahoro, bana n'abaturanyi, kuko ijambo riratubwira ngo uwo ni ushobora kudushoboza kugaruza ibyacu byagize gute. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, mumeze neza, muguwe neza, Imana y'amahoro ibishimire. Ndagarutse, nitwa M.FORTUNEE, ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tera agatebe tuganire, reka dusenga Imana. Turakubashye Uwiteka Imana yacu, uri data wa twese mwiza, witwa Imana ishoboye byose, uri Imana ihambaye. Ba mu ruhande rwacu muri iki cyigisho, vugira muri twe kugira ngo ijambo ryawe rigire ubutware n'ubushobozi bwo kugira ibyo rihindura no gukomeza abadakomejwe, kandi umwuka wera w'Imana arisobanure, nimbura ugaragare. Duheje andi majwi, twirukanye imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Umucyo wawe nuturasire, tubisabye Imana dushima kubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nzanye ijambo ry'Imana, ijambo rifite intego ivuga ngo Imana ikugarurire ibyo wanyazwe. Ayo se wagarurirwa ibyo wanyazwe bimwe wenda utanabyibuka? Mureke turaza kwibukiranya turebe, se ntabyo wanyazwe? Kandi wowe utaranyagwa, rinda dore umunyazi ameze nabi. Imana itugarurire ibyo twagize gute, twanyazwe. Yaba mu buryo bw'umubiri ushobora kuba waranyazwe, yaba mu buryo bw'umwuka ushobora kuba waranyazwe. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli, ni igice cya 30. Turasoma duhereye ku murongo wacyo wa mbere, dusomemo imirongo mikeya, hanyuma turebe uburyo Imana yagaruriye umukozi wayo Dawidi iminyago. Kandi bari banyazwe rwose, ariko Imana ivugana nawe. Haleluya! Imana ivuganye nawe kije kukugarura ibyawe byanyazwe. Igice cya 30 mu gitabo cya mbere cya Samweli harimo amakuru akomeye ngo n'abameleki batwitse Isikuragi, Dawidi yari adahari. Hanyuma nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuragi. Ku munsi wa gatatu basanga abameleki bateye igihugu cy'Ikusi n'Isikuragi, batsinda Isikuragi bahatwitse. Banyaze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga batwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi n'abo bari bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira, baraboroga bageza aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'umunyayezereri n'Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Hanyuma maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanire efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi, kandi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Besori. Abari basigaye inyuma batakaraho, ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza. Izindi 200 zirasigara, zari zirembye, bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Nidushaka tube turekeye aho tuhaganire, hanyuma haradufasha cyane. Haradufasha kugira ngo dusobanukirwe ya ntego nazanye ibabwira ngo Imana ikugarurire ibyo wanyazwe. Ahangaha Dawidi yari amaze gufata igihugu, cyangwa se ari we usimbuye Sawuli, kuko Sawuli ibyo byari bimaze kurangira ubwo yajyaga kuraguza. Ni yindi nkuru ndende. Ubwo yajyaga kuraguza akajya gushikisha umukozi w'Imana Samweli
ngo amuhanurire kubera ko Imana ngo yari yaramuretse, ngo yarasengaga agahamagara Imana ntimwumve, akagira gute kugeza igihe agiye gushikisha abapfumu, kandi ari we wari waraciye abapfumu mu gihe yari acyumvira Imana. Ariko amaze kurekwa n'Imana, Imana imuretse imuciye ku ngoma ikayigabiza Dawidi, nuko yagiye gushikisha n'izindi nkuru. Ariko Dawidi akimara gufata ubuyobozi ahangaha yaje guterwa, ngo ntago yari ahari, aterwa n'abamereki. Abamereki baraza bajya aho bita Sikuragi, ngo barahatwika ku buryo bukomeye. Barangije banyaga abantu, yaba batoya, yaba bakuru, yaba abagore, mbese baratwara, basanga ahantu bahatwitse. Dawidi akigera Sikuragi asanga ibintu byayogayoze, asanga ibintu byapfuye, asanga ibintu bimeze nabi, ngo abantu barira aho babanyagiye barira. Ni ukuvuga ngo baje bitwarira abagore cyane cyane. Reba rero umugabo wasigaye bamutwariye umugore, cyangwa bo batwariye abana, ngo hari umuborogo ku buryo abantu bariraga, ngo hakabura n'uwabahoza, ku buryo bageze kuri Dawidi ati dutabare, mbese benda no kumutera amabuye. Noneho na Dawidi nawe yari yabigendeyemo, abagore be bose bari babatwaye, nabo bagize gute, babanyaze, babajyanye. Aho hantu nta mahoro yari ahari, ibintu mbese byari byanze muri makeya. Ariko Dawidi ngo yikomeza kuwiteka. Umva ijambo ryiza, haleluya. Yikomeza kuwiteka, haravuga ati nubwo bimeze gutyo, ariko dufite Imana tugisha inama. Imana ishimwe, dufite Imana yabasha kudukorera imirimo ikomeye, yabasha kudutabara. Ahamagaze efodi. Efodi ni umwambaro w'ubutambyi, ni umwambaro ukomeye. Efodi ni umwambaro ukomeye bakoreshaga abatambyi. Yizerera kuri uwo mwenda, bati mbazane efodi hano, bazane n'umutambyi, tugisha Uwiteka inama. Reka nkubwire, nubona ibintu byanze, nubona hari ibyo wanyazwe, gisha Uwiteka inama. Uwiteka azakugira inama, kandi inama ikomeye. Tujya tuvuga ngo ni inama ya kigabo, sinzi uko nayita. Uwiteka ni umujyanama. Dawidi abonye bimukomeranye, abonye abantu barira kubera iminyago babanyaze, babatwaye abantu, batwitse Sikuragi. Haravuga ati nta wundi wo kugisha inama, agisha inama Uwiteka. Mbese iyo ibintu bigukomeranye ugisha inama nde? Mbese iyo ibintu byanze ninde uhamagara? Hamagara Imana. Muri ibyo yararirimbye ngo hamagara Yesu azarebe. Nubibona ibintu byakomeye, ukabona ibintu byanze, ukabona na Satani arakunyaga uko bwije nuko bukeye, ukabona ageze mu bucuruzi bwarabunyaze, ukabona akazi kawe urakanyazwe, ukabona ibintu biranga, hamagara Uwiteka. Haleluya. Hamagara Uwiteka. Afite ubushobozi bwo kukugarurira ibyawe wanyazwe, afite ubushobozi bwo kukugirira neza. Imana ishimwe. Dawidi amaze kugisha Uwiteka inama, Uwiteka aramubwira ati kurikira iminyago, nanjye ndi kumwe nawe. Yikurikire, genda uyikurikire, kandi ndi kumwe nawe, kandi urayigarura. Afata abasirikare ngo 400 barajyana, bagera ku kagezi. Aka kagezi nako gakunda kunyigisha, ni akagezi bita Besori. Aka kagezi bita Besori, ngo abantu bakagezeho bamwe bananirirwa mu nzira. Aka kagezi yewe se nakitanga kibanza nako ari akibigeragezo. Imana itwambutse aka kagezi bita Besori, kuko hari abantu bageze ku kagezi kitwa Besori, barahananirirwa, barahagandika. Ijambo ritubwiye ngo abasirikare 200 basigaye ku kagezi bita nde Besori. Ariko abandi 400, ko yari yajyanye abantu 600, abandi 400 biyungamo agatege, bambuka akagezi Besori, bajyana na Dawidi, bajya kugarura iminyago yari yagize gute, yari yanyazwe. Uwiteka kuko yari ari kumwe nabo, atuma bagaruza ya minyago, nta kintu na kimwe batagaruje. Imana ishimwe. Wayizamuriye amaboko. Imana irahambaye, Imana irakomeye, Imana iri mu ruhande rwacu. Reka mabwire, hari abantu bari ku rugamba barimo bagaruza ibyabo. Nugera ku kagezi Besori ukumva unaniwe, uzatabaza Uwiteka. Jambo ratubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomere biruhije utagira gute, utamenya. Imana ishimwe. Iyi nkuru yaranejeje cyane, uburyo Imana yaganiye na Dawidi, kandi uko imubwiye niko byagenze. Baragiye bagaruza abagore, bagaruza imitungo bari batwaye, mbese ibintu byose barabigaruza. Bamaze kugaruka, ngo batangiye bamwe gusubiranamo, ngo abangaba ngo basigaye, ngo twe kubaha ngo kuminyago.
ariko nababwira ati rero nubwo bananiwe ariko twabaha nta kibazo, barabahereza. Ariko nagira ngo nkubwire, iri jambo turigarure turizane mu buzima bwacu. Mbese nta hantu wasanze satani yarakunyaze? Mbese ntabwo uri kubona ko wanyazwe ibihe byawe, wanyazwe umugisha wawe, wanyazwe akazi kawe? Mbese nawe ubona ibyawe byanga, ariko wapfukamye ukigana Dawidi, ukagisha Uwiteka inama, ukamubwira ati nkurikirana iminyago. Ariko mwahagurutse tugakurikirana iminyago, tukongera tukazana ibihe byiza mu itorero, tukongera tukazana ibihe byo kuzura umwuka wera mu itorero. Mwe murabona tutaranyazwe? Reka mbabaze mwabaririmbyi, murabona mutaranyazwe? Reka mbabaze mwabatambye, mwebwe murabona tutaranyazwe? Wena ntago mubibona, nta kintu mureba. Reka mbabaze mwabanyamasengesho, murabona tutaranyazwe? Murabona tutarajwemo? Ubuhanuzi mwahanuraga bugacya buba, Imana ikaba bwa buhanuzi ukubwumvise ukabukomeraho, hanyuma ukabusengera ukabona burasohoye. Mwebwe ubuhanuzi muri kwakira muri iki gihe murabona bumeze bute? Murabona tutarajwemo? Murabona tutaranyazwe? Mwarese tugapfukama nka Dawidi, tukagisha Uwiteka inama. Efode yacu irahari noneho, nta yindi fode tujya kuzana. Kristo yakinguye ahera, aravuga ngo umuntu wese niyinjire. Haleluya, haleluya. Kuko ijambo riratubwira ngo uwo ni ushobora kudushoboza kugaruza ibyacu byagize gute, byanyazwe. Imana ishimwe. Hanyuma nkabwira abantu bananiriwe ku kagezi bita Besori. Abantu barahananirirwa, bananirwa ubukomeza. Hari abantu bananiwe, ariko reka mbahihumure, Yesu arahari ngo akuruhure. Ibi bintu byigeze kuba ku muntu witwa Eliya yahigwaga n'umuntu witwa Zeberi, aramuhiga cyane, nayo n'indi nkuru rero murabizi. Ariko umunsi umwe ngo aza kugenda ahunga Yezebeli, aza kunanirirwa ahantu munsi y'igiti cy'umwera, igiti cy'umurotemu. Harananirwa, arasinzira, ibintu biramuyobera, atangira no kwisabira gupfa. Wari uzi ko abantu bamwe bananiwe bakaba banisabira gupfa? Kabati ngenda abona ubuzima bwaranze, ndumva agiye kubaho, gupfa bindutira kubaho. Hari abantu bananiwe, ariko Imana iramwitegereza, ibona ishyaka ryiza yagize, ibona uburyo yakoze umurimo, ngo imwoherereza marayika amuzanira agacuma k'amazi, amuha amazi, aramuhembura, amubwira ati rero urugendo ruracyagukomereye, ariko dore nkongereye imbaraga, haguruka ugende, wongere ukomeze urugendo. Nagira ngo mbwire abantu bananiriye ku kagezi Besori, bananijwe n'ubukene, bananijwe n'ibibazo, bananijwe n'intambara, mu rugo urabona byanga, ariko tabaza Uwiteka, hamagara Uwiteka, Uwiteka azagushoboza, Uwiteka azakongera imbaraga. Agacuma k'amazi karahari, ngo aguha amazi, aguha umutsima, akongerera imbaraga mu bugingo. Hanyuma izigabo zimwe zirananirwa, ariko izindi zirakomeza. Zimaze gukomeza urugendo, baragenda bagarura iminyago. Muze tugaruze ibyacu. Wagaruje ibyawe, urabigarura gute? Subira mu bihe byawe byo gusenga, cyo ni icyambere. Uragaruza ibintu byawe gute? Niba hari aho wavuganiraga n'Imana, hasubire, cyo ni icyambere. Icya kabiri, umvira amategeko y'Imana. Icya gatatu, bana n'abantu mu mahoro, bana n'abaturanyi mu mahoro, bana n'abandi mu mahoro. Ibyo byose bizagusubiza mu nzira, bizatuma Imana ikugarura ibyawe wanyazwe. Urabizi waranyazwe, ariko garura ibyiringiro. Abanyazwe mwese, inzira nayibarangiye, nimuze tujye ku mavi. Dawidi ajya ku mavi, aravuga ati ibintu biranze, abantu namarira gusa, abantu batwaye, abandi batwitse, bagize gute. Hanyuma arasenga, agisha Uwiteka inama. Uwiteka aramubwira ati kurikira iminyago. Reka nkubwire, kurikira iminyago. Mureke dukurikira iminyago, mureke dusenge tugaruze ibyacu. Munyemerere twinjire mu gusenga. Ndarangije, reka dusenge. Munyemerere twinjire mu isengesho, tugire ibyo tugaruza. Uwiteka urahambaye, Uwiteka urakomeye, Uwiteka uri kumwe natwe. Uri Imana wavuganye na Dawidi,
igihe Abameleki bari batwitse Sikuragi, mu gihe bari banyaze abagore bakanyaga abana, bakanyaga abantu benshi, waramubwiye ngo nakurikira iminyago, kandi yumviye ijwi ryawe aragenda arayikurikira arayigarura. Abagore bari banyazwe arabazana, abana bari banyazwe arabazana. Nuko yakugishije inama Bikwemera. Nanjye mpagaze muri iri jambo, mpagaze mu isengesho rikomeye, sengeye abantu banyazwe, abantu banyazwe ibihe bari bafite, abantu banyazwe imigisha yabo. Abandi mwami mu matorero twaranyazwe, turi kureba tugasanga twagiye tunyagwa ibihe byacu, twanyazwe urukundo, twagiraga urukundo, urukundo ni rukeya, urukundo rwarabuze. Twanyazwe ibihe by'umwuka, umwuka wera, umwuka wera. Ndasenze ngo yongere agaruke, turasenze turagaruza ibyacu byanyazwe. Abantu benshi bagiye banyagwa, hari abankurikiye banyazwa akazi kabo. Duhagaze mu kwizera ngo bagarurire ubuzima, wabacira indi nzira, wabazanira umutsima, wabazanira amazi, wabaha mwama akagezi banyweraho. Ndasenze mu mbaraga zishoboye byose ngo umuntu uhagaze muri iri sengesho umuhe kugaruza ibye. Haleluya. Nanjye ndasenze ngugarurize ibyanjye, abanteze amatwi ndabasengeye ngo bagarurize ibyabo mu izina rya Yesu. Ibyo abadayimoni banyaze, ibyo byose batwaye, turongera kubibambura mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni, dukubise hasi imyuka yose igikuzimu, tubohoje ubwoko bw'Imana. Abananiriwe ku kagezi, abananiwe kwambuka, abahuye n'ibibasubiza inyuma, abahuye n'intambara, abahuye n'amakuba, abahuye n'intambara zikomeye, ongera ubahembure, ongera ubakomeze, tugarurize ibyacu. Urakoze Mana, turabyizeye, mbyizereyemo muri iri jambo. Ngaruza ibihe byanjye, ngaruje ibyanjye, ngaruje ibya bene data. Umwuka wera w'Imana natugarurire, niyongera tugarukeho. Haleluya. Niyongera akora imirimo ikomeye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turabyizeye kandi twizeye kubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom. Mugubwe neza. Ukande subscribe, hanyuma ujye ukurikira ijambo ry'Imana. Numva ari gufashije, urifashishe bagenzi bawe. Hari icyo bigutwaye, Imana iguha umugisha. Ujye ukora, utange na komenti, ukande kuri like, hanyuma buriya uba wiyandikishije, uba ugaragaye nk'umuntu udukurikiye, kandi bizadufasha kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana y'amahoro ibishimire. Murakoze cyane. Kuri YouTube uzajya ushyiramo ushyiramo akadomo, wandike Fortune, uzajya uhita ubona mama Fortune. Mbese Imana y'amahoro igufashe, ikwishimire. Kandi rwose ndabakunda bantu mwese mudukurikiye, njya mbabona mudukurikiye, mukaduha komenti, mukatubwira ko turi kumwe. Imana y'amahoro ibishimire. Murakoze.